Nge nta shuri nigeze nkandagiramo na rimwe. Nyine n'ubwo buzima nyine bw'ababyeyi batari babashije kuturihirira ngo tujye kuba twajya ku ishuri. Ese iyo ubonye umuntu ufite ubumuga cyane cyane ubumuga bw'uruhu umutekerezaho iki? Ese nturi nk'aba bandi bamwamagana cyangwa ba bandi bamushyira mu kato? Ndi mu muhanda nitemberera mbona umupapa ari gusunika igare, afite ubumuga bw'uruhu, akaba akora kandi akazi k'ingufu ko gutwara imizigo ku igare. Binyanga mu nda numva nshatse kumuha ukuboko, wenda twaganira birambuye nkamenya uko afatwa muri sosiyete, ahari wenda yaruhuka nanjye nkamwigiraho byinshi. Uburwayi bwanjye bwaje 2004 nibwo bwatangiye kuza, gerageza no gushaka umuti biranga. Urumva ubona ukuvuga ngo nyine bibona gutya mbifata gutya nta kundi. Nariyakiriye nta kibazo ngiye mfite, nariyakiriye byabanje kujya bindya ariko bigeraho ngo kubera izuba ndamenyera nyine ntabwo bindya ubu ngubu nta kibazo. Yitwa Jean. Mu kiganiro kigufi twagiranye yambwije ukuri kwinshi. Yavukiye Nyamagabe mu buzima bukakaye. Nitwa Jean yo mugabo, navukiye Nyamagabe umurenge wa Musange. Wacu twavutse turi abana 5, ngewe mukuru. Ubwo ngiye naje Kigali nje gupagasa, mageze urumva naje nta gare ntaki, iraho igare ndaribona kubera gukora ubuyede. Ubwo nzaho ngaho nyine ndaza negera abaturage baha ngaha, baranyizera bampa n'akazi nkajya mbatwaza imizigo. Kuvukira mu muryango ukennye byatumye atoroka iwabo. Ntabwo yifashije urakennye. Ikintu nibuka ngewe nuko nabatorokaga nkagenda nkajya guhiga naza bakankubita. Urumva igihe naho mbacika mpita nizera i Kigali. Ubuzima bwe ntigeze akandagira mu ishuri. Nge nta shuri nigeze nkandagiramo na rimwe. Nyine n'ubwo buzima nyine bw'ababyeyi batari babashije kuturihirira ngo tujye kuba twajya ku ishuri. Nifuzaga kuba naba umusirikare ko ntibyashoboka kuba kutagera mu ishuri. Nyine nashaka kuzaba umusirikare ariko nuko nigeze ngera mu mashuri mbasha kuba nabikurikirana. Nubwo aterura ngo avuge ariko abazwa no kuba atarize. Ese nk'ubu ngubu nakagombye kuba nsunika igare, nakagombye nanjye kuba ntwara imodoka. Iyo nza kurikandagiramo nkiga nkamenya ibyo byose nkamenya ubushobozi. Nk'ubu barahari n'ahangaha batwara amamodoka cyangwa se n'amamoto. Nta nubwo binambabaza cyane kubera ko cyakanjye wagize uruhare cyangwa ababyeyi akagira uruhare, ntabwo bimbabaza uko mbayeho ntacyo bintwaye gutya nta kibazo. Nubwo badatubura ngo babimubwire, hari abantu benshi bajya bamwamaganira uburwayi bwe. Ibi ngibi ni ibintu byizanye bimaze nk'imyaka 5, byatangiye biza ari gato cyane bigenda bikura. Ntabwo watekerereza abantu kubera ko hari aho ushobora kugera bakakwamagana, hari n'aho ushobora kugera bakakwakira. Uburwayi bwanjye bwaje 2004 nibwo bwatangiye kuza, gerageza no gushaka umuti biranga. Urumva ubona ukuvuga ngo nyine bibona gutya mbifata gutya nta kundi. Nariyakiriye nta kibazo ngiye mfite, nariyakiriye byabanje kujya bindya ariko bigeraho ngo kubera izuba ndamenyera nyine ntabwo bindya ubu ngubu nta kibazo. Umuntu yaramubeshye ngo aramusanga i Kigali, ahageze aramubura arara hanze. Nge naritegeye ndizana ntazi naho ngiye, banza mu Gasyata kubayo. Mu Gasyata ndahava hano Kabuga. Ubu ngubu Kabuga niho menyereye, nahangaye Masaka nta kibazo. Cyambere nuko naraye hanze nabuze aho ndara. Narateze ndaza ngeze tagisi ngera i Kigali bwije,
ngera Kigali bwishe mburaho ndara hanze nyine, ariko natekereje umuntu w'iwacu yari bambwira ngo aba mu Gasyata, irangira mutegereje ahantu bavuga agacuruza imyenda, ariko icyo gihe naraye hanze namubonye buteye bwaho. Mu byo avuga byose hagaragaramo kuba yarakiye ubuzima abayemo. Uva aka kanya nuko ntwara imizigo abasha kwitunga n'umuryango, abana 2 n'umugore, ariko nta kibazo bafite, baraho bari mu ntara. Yumva abonye amafaranga ngo yashinga kenkayori nk'abantu asanzwe akorera, ariko iyo witegereje usanga nawe ntabyo azi. Amafaranga yabonetse umuntu yanacuruza umushinga, kwa ko nk'ibi mba maze kumenya ibyo bicuruzwa, mbonye amafaranga nayo nashinga nka kenkayori acuruza. Avuga ko nta na kimwe kimubabaza ku buzima abana be babayeho. Nta na kimwe kimbabaza mu bana banjye, byose njye baranshimisha nta kibazo kuko ndiho, nuko mbageraho tukaganira basura. Iyo ugeze mu rugo abana akavuga ati papa waje uzaniye agaki, bakamuhereza, nta kibazo, ibyo biba bihagije. Ikigaragara nuko akunda umugore we, aranamwishimira. Twahuriye Kabuga ku isoko, birangira nyine tuganiriye, birangira gute nyine, birangira namujyanye mu rugo ndamubereka, bibaho gute nyine. Nshimishwa nuko mubona, nuko yitwara nta kibazo. Iyo ngeze mu rugo ndamusuhuza, abwashe ndagukunda, ntabwo nzagutaha. Yifuza ko abana be bazamukura ku igare cyangwa bakamukiza indwara arwaye. Bariga nuko ikiza bakwiga neza bakarangiza, bakazankura kuri uyu murimo ndi gukora. Umwe agomba kuzaba umusirikare se cyangwa akaba umuganga akajya avura abandi, nkuko nanjye najyaje kwivuza ko bikanga akabavura. Mwankura kuri iri gare niyo natwara moto nta kibazo. Nyuma y'ikiganiro kitarambiranye, Next Hope TV yamuhaye ukuboko. Nawe nimuhura uzamuha ukuboko, hari ubundi buryo aziyumvamo. Sawa, ngiye kuguhereza ukuboko, ukomeze ukore nyine. Murakoze, Imana ibahe umugisha.